Mana ishimwe. Niba muri hano mwaje gusenga ndavuze ngo Mana ishimwe. Data, duhimbaje izina ryawe kandi turagushimiye Mana. Tuzi neza yuko uri Imana ishobora byose, uri Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro. Mana, ari wowe dukwiriye kubamira ndetse no guha agaciro mu minsi yo kubaho kwacu kose. Ibyo urabikwiriye muri byose. Kandi Mana, wadusabye yuko tugomba gufata umunsi umwe mu cyumweru, imitima yacu yose, ubugingo bwacu bwose, ndetse n'ibyo dufite byose muri twese. Mwami Mana, yuko ari wowe bigomba guhabwa. Mwami Mana, uyu mwanya turaje kandi tuje imbere yawe. Turashaka kuguha icyubahiro, turashaka kumva ijambo ryawe, turashaka kwakira ijambo ryawe, turashaka kwakira ijambo ryawe, turashaka kwizera ijambo ryawe. Kandi Mana, ndasenze saba kugira ngo uyu munsi wa none w'ikiruhuko, umunsi wa none wo kuvugururwa, Mwami Mana, ubashe kuzana impinduka muri buri wese mu izina rya Yesu. Ndasenze nsaba kugira ngo uyu munsi wo kuba nk'indi minsi yindi utubere umunsi wo guhembuka, utubere umunsi wo kuvugururwa, utubere umunsi wo kwambikwa imbaraga, utubere umunsi wo kuduha imbaraga zitegurira iminsi iri imbere mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Kora ibyo ugambiriye gukora mu buzima bwa buri wese. Ongera utureme, ongera uduhindure, ongera udutunganye, kandi unadutunganye kugira ngo tugire imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Mwami urakoze, tuguhaye icyubahiro yuko wumvise. Usenze mu izina rya Yesu. Hanyuma bizera mwaze gusenga Imana, muvuge. Imana ibaho umugisha. Mushobora kwicara. Tuze muri Luka 13. Luka 13 ndasoma umurongo wa 11. Luka igice cya 13 umurongo wa 11. Umurongo wa 11 ugira uti: asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kundamuka na hato. Manuka ku murongo wa 12. Umurongo wa 12 hagira hati: Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Ati, ubohowe ubumuga bwawe. Manuka ku murongo wa 13. Amurambikaho ibiganza. Muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye ahimbaza Imana. Manuka noneho ku murongo wa 14. Umurongo wa 14 hagira hati: ariko umutwara w'isinagogi arakazwa nuko Yesu amukijije. Yesu amukijije, akijije umuntu ku isabato. Arakazwa, ababazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato. Abwira abantu ati, hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, abe ariyo muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Reba amagambo amuturitse mu kanwa, atari ku munsi w'isabato. Turebe Luka igice cya 7 umurongo wa 13. Luka igice cya 7 umurongo wa 13 agira hati: 13. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, cyangwa amugirira impuhwe, amugirira ibambe, aramubwira ati, wirira. 14. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati, muhungu, ndagutegetse byuka. 15. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina, atangira kuvuga. Hanyuma Yesu yakoze iki? Yesu amusubiza nyina.
turebe ku murongo wa 30. Umurongo wa 30 turebe ibyabaye. Umurongo wa 30 hagira hati ariko abafarisayo n'abigisha amategeko ubwo batijwe nawe bivukije inama z'Imana. Tumaze gusoma imirongo, tumaze gusoma tubona uburyo Yesu yagaragaje impuhwe, uburyo Yesu yagaragaje imbaraga ze, uburyo Yesu yakijije abantu indwara bari bakeneye gukira indwara. Imibiri yacu uyu munsi wa none ikeneye gukira indwara, imyuka yacu, ubugingo bwacu bukeneye gukira, bugakira uburwayi bwo mu bugingo. Muri rusange ubuzima bwacu dukeneye gukira, ndetse n'amayerekwa yacu akeneye gukira kandi akongera akazuka akavugururwa. Niba hariho umunsi twakagombye kugira ikiruhuko mu mubiri, nuko twakagombye kuruhuka ubwo burwayi bw'umubiri, nuko twakagombye gukira, tukaruhuka, tukabohoka uburwayi bwo mu mubiri. Niba hari umunsi twakagombye kuruhuka, tukaruhuka mu mibiri yacu, tukavugururwa mu bugingo bwacu, tugahembuka mu bugingo bwacu, ukwiriye kuba umunsi w'ikiruhuko. Ariko aba ntabwo bari bafite gusobanukirwa, kubera yuko isabato bumvaga ko ari kuwa gatandatu, kuwa gatandatu isabato kuwa gatandatu. Ariko ijambo isabato risobanura ikiruhuko. Kubw'ibyo Yesu Kristo yashakaga yuko basobanukirwa ubusobanuro bw'iryo jambo isabato. Bibiliya iravuga ngo haracyasigaye ikiruhuko ku bwoko bw'Imana, haracyari umunsi w'ikiruhuko ku bwoko bw'Imana. Kubw'ibyo rero hakwiriye kubaho ikiruhuko. Yesu aho yajyaga hirya no hino yaruhuraga abantu. Yesu aho yajyaga hose yahinduraga abantu, ndetse akanakiza abantu indwara. Ndetse unitegereje neza urabona ko umurimo mu buzima bwa Yesu Kristo wibandaga ku kuruhura abantu, ku kuhindura abantu, ku kuvugurura abantu. Ariko ababo ntabwo bari bafite ugusobanukirwa ngo bagire ugusobanukirwa yuko yasanywe no kugira ngo aruhure abantu, ndetse acungure abantu, akiza abantu. Yesu yabayeho afite impuhwe, yabayeho afite ibambe, ndetse agirira abantu impuhwe, imbabazi, ibambe, abigirira abantu batari babikwiye. Natwe niko dukwiriye kubaho muri iyi minsi ya none, kubaho ufite ishyaka n'impuhwe mu gihe uri kumwe n'abatagira impuhwe. Nguko dukwiriye kubaho, tubaho nka Kristo. Ikindi kandi tubaho dufite impuhwe, dufite ishyaka. Ikindi, mu gihe turi kumwe tubana n'abantu badafite impuhwe kandi batanafite n'ibambe. Turebe iri somomo ibintu bitatu. Icya mbere, impuhwe za Kristo ku barwayi no kubakiza indwara. Kabiri, gukirwaho iteka k'urwango ruba mu bubahiriza isabato. Gatatu, umusaruro ushimishije uva mu gukira indwara ku barwayi. Icya mbere, impuhwe za Kristo ku barwayi no kubakiza indwara. Matayo 12 umurongo wa 12 umurongo wa 10. Umurongo wa 10 hagira hati asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati, mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Yemera gukiza umuntu ku isabato? Aha bashaka gutega umutego ubuzima bwe, bashaka kumutega umutego. Niba uri umuntu uraho ukaba udafite gusobanukirwa, abantu bakaba bavuga bati dore akeneye iki, dore ikibazo afite ni iki, kandi tuzi neza yuko igisubizo kiraboneka. Dore hano hari umurwayi tuzi neza yuko
uyu murwayi agiye gukira. Niba abantu batabona ibikorwa ukora, bigaragara yuko usa naho ntacyo umaze. Niba abantu batakubonamo igisubizo, batakubonamo umuntu witeguye kugira icyo ukora, batakubonamo umuntu ufite intego, batakubonamo umuntu ufite ibambe ndetse n'imbabazi. Niyo mpamvu Yesu bamubajije, kuko bari bazi neza yuko ari icyo agomba gukora. Mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamurega. Umurongo wa 11 hagira hati, arabasubiza ati, ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuramo? Nguko uko yababajije, ntayikuramo ku isabato. Ese ntazayifata akayiterura akayikuramo? Yari arimo ababwira ati, murafite intama imwe, mubaye mufite iyo ntama imwe ku isabato ikagwa mu rwobo, ariko njyewe mfite intama nyinshi, kuko ndi umwungeri, kuko ndi umushumba w'ubugingo bw'abantu bose. Ntabwo ari intama imwe gusa igwa mu rwobo, yaguye mu rwobo, ahubwo ni intama zose zaguye mu rwobo. Kandi ntabwo murimo murakora nk'abashumba, kuko yarabitegereje arabareba bose, ababonaga intama zari zitataniye hirya no hino zitagira umushumba. Niyo mpamvu yabagiriye impuhwe, arababaza ati, muramutse mufite intama imwe ikagwa mu rwobo ku isabato mwakora iki? Ese ntimuzajya gukura iyo ntama muri urwo rwobo mukayikuramo? Umurongo wa 12 hagira hati, mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Ati, amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Ibintu byiza dukora ku minsi isanzwe ukwiriye no kubikora ku munsi w'umwami, ku munsi w'isabato, ku munsi wera, ku munsi udasanzwe. Niba hari igihe umuntu yakagombye gukora ibyiza, wakagombye gukora ibyiza, ni kuri uwo munsi dushobora gukora ku buzima bw'abantu, hindura ubuzima bw'abantu, tukagirira neza abantu. Ibyo byari bikwiriye no kuba ku munsi wera, ku munsi wo gusenga, ku munsi w'ikiruhuko, umunsi w'ikiruhuko. Umurongo wa 13 maze abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura, kurakira kuba nk'ukundi. Yakoze iki? Yarakurambuye, kurakira kuba nk'ukundi kwari gusigaye. Kuba nk'ukundi kwari gusigaye bivuze ngo kwabaye kuzima. Uyu ni umwami Yesu wari urimo akora, kandi uwo Yesu ntahinduka, atuye muri twe nk'uko yakoraga neza muri iyo minsi ya kera, akaba atuye muri twe. Nitwe maboko ye, nitwe maso ye, nitwe birenge bye, nitwe mubiri we. Ni umutwe, twebwe tukaba ingingo z'umubiri. Kubw'ibyo, ibyo umutwe ukora nibyo ingingo zindi z'umubiri aribo bakristo, abana b'Imana, dukwiriye gukora uyu munsi wa none. Ibintu bitatu muri iyi ngingo ya mbere: impuhwe Kristo agirira abarwayi n'abari mu mubabaro. 2, gukira indwara mu buryo bugaragara ku isabato. 3, guhinduka kw'abantu baza kumukiza mu buryo buhoraho. Turebe icyambere tugiye kureba impuhwe Kristo agirira abarwayi n'abari mu mubabaro. Niba urwaye ukaba uri aho wuzuye umubabaro, niba urimo kubabara, niba usa naho ukandamijwe, niba usa naho wumiwe mu buzima bwawe, uri guca mu makuba, Kristo agiye kukugereramo uyu munsi wa none. Impuhwe ze ntabwo zitsindwa, ntabwo zigabanuka. Buri gitondo duhora tubona kugira neza kwayo, kugira neza kwe ndetse n'ineza ye n'ibambeye, kandi Kristo ahora abe umugisha bitewe n'impuhwe ze. Matayo 13
14, 13, 14 Bibiliya iravuga ngo Yesu ntabwo yigeze ahinduka. 14, 14 aracyari wa wundi magingo yomotse, abona abantu benshi arababarira, abakiriza abarwayi. Urabona impuhwe za Kristo. Aba bafarisayo bari bambaye imyambaro itandukanye ndetse n'imyambaro itandukanye bakayambara ku minsi itandukanye, ariko Yesu we yicaraga yambaye umwambaro w'impuhwe, umwambaro w'urukundo, umwambaro w'ibambe iminsi yose, buri munsi. Iyo yabaga yaba ari ku munsi w'isabato cyangwa se ku munsi udasanzwe, umwambaro w'impuhwe n'urukundo yabaga awufite awambaye. Bitewe n'ibyo, bitewe n'uko yahoraga yambaye umwambaro w'impuhwe, umwambaro w'urukundo, umwambaro w'ibambe yagiriraga abantu, igihe cyose yabonaga abarwayi yabakizaga indwara. Matayo 20:32. Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati murashaka ko mbagirira nte? 33 ziramusubiza ziti mwami, amaso yacu ahumuke. 34 reba iri jambo, Yesu azigirira imbabazi, azigirira ibambe, azigirira impuhwe. Ku bagabo yabagiriraga impuhwe, abagore yabagiriraga impuhwe, abantu babaga baremerewe n'imitwaro yabo yabagiriraga impuhwe, abarwayi akabagirira impuhwe, abihebye akabagirira impuhwe. Hano Bibiliya atubwira ngo azigirira imbabazi, akora ku maso yazo, uwo mwanya zirahumuka, baramukurikira. Matayo igice cya 9 umurongo wa 35. Matayo igice cya 9 umurongo wa 35. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose. Akora iki? Yigisha mu masinagoge, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose. Yagiye hirya no hino. Icya mbere yigisha, icya kabiri abwiriza, icya gatatu akiza abantu indwara. Ese yigishaga ku munsi w'isabato? Yego yarigishije. Ese yigishaga akanabwiriza ku munsi w'isabato? Yego yarabikoze. Ese byari bikwiye? Niba yashoboraga kwigisha ku munsi w'isabato, akabwiriza ku munsi w'isabato, byari bikwiriye ko anakiza n'abantu indwara ku munsi w'isabato? Igisubizo ni yego, ni yego. Kubera yuko yagiye hirya no hino yigisha abantu mu masinagogi, ndetse anabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, akanakiza abantu indwara zose abari barwaye. Turebe umurongo wa 36. Byagenze bite? Abonye abantu uko ari benshi, arabababarira, cyangwa abagirira impuhwe, abagirira ibambe. Abantu benshi iyo bateraniye hamwe baba bafite ibyo bakeneye mu buryo butandukanye. Bamwe abari abanyabyaha, bamwe baba ari abarwayi, bamwe baba bakandamizwa, bamwe baba bihebye, bamwe baba bafite imitwaro, bamwe baba bafite ibibazo bitandukanye, bamwe baba bari hafi yo gupfa. Uko baba bameze kose, Yesu yabagiriraga impuhwe. Yabaye abagiriye impuhwe kuko bari barushye, batatanye, basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Tuze muri Luka 7:12. Luka gice cya 7 umurongo wa 12. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umurongo wa 13. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, amugirira impuhwe.
si ikibazo cy'ikibazo, si ikibazo cy'ikibazo. Umubabaro ndetse n'agahinda, uko umuntu yaba ameze kose, kugira impuhwe niyo myifatire ya Kristo. Kugira impuhwe niko karango ka Kristo. Niba turi abana b'Imana, niba turi abana b'Imana, natwe imyifatire yacu, igihe abantu bari mu mubabaro, igihe abantu bari mu kababaro, igihe abantu bari mu gukandamizwa, igihe abantu bafite ibigeragezo, imyifatire yacu kuri bo ikwiriye kuba nk'imyifatire ya Kristo. Ariyo yihe? Girira impuhwe abantu, girira ibamba abantu. Bibiliya iravuga ngo amubonye amugirira impuhwe, aramubwira ati wirira. Hanyuma ku murongo wa 14 yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse gira ute byuka, muhungu ndagutegetse byuka. Hanyuma ku murongo wa 15 hagira hati uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina, Yesu amusubiza nyina. Murongo wa 16 bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo, kandi Imana igendereye ubwoko bwayo, Imana igendereye ubwoko bwayo. Aba bafarisayo n'abasadukayo, mbe bafarisayo n'abasadukayo, murashaka iki? Murashaka ko Imana isura abantu ku munsi wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane no ku wa gatanu, ntibagenderere, ntibasure ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru? Ese murimo murahigika Imana muyibwira ngo ntusure abantu, ntusure igihugu ku munsi w'isabato, ku munsi wera? Mw'abafarisayo mwe, ntabwo ibyo byaba bikwiye. Imana isura abayo, Imana ikiza abantu bayo igihe yabasuye, ikababohora ugukandamizwa baba bafite kuri uwo munsi wo kubasura. Ikindi, Imana izana ibisubizo by'ibibazo by'abantu bafite ku munsi ibagendereye ho. Mwemerera Imana isure abantu bayo, yaba ari ku munsi usanzwe, yaba ari ku minsi yo mu mibyizi, ku munsi wo gusenga, ku munsi w'ikiruhuko. Imana ifite uburenganzira bwo gusura abantu bayo ikabagenderera ku munsi ishatse. Hanyuma icya kabiri hano tugiye kureba gukira indwara mu buryo bugaragara ku isabato. Gukira indwara mu buryo bugaragara ku munsi w'isabato, ku munsi wari udasanzwe kuri bariya bafarisayo, ku munsi wari wihariye kuri bariya bafarisayo. Kandi umunsi udasanzwe ari uwo munsi w'isabato, bakoraga imihango n'imigenzo, ndetse bakoraga imigenzo y'idini. Iyo mihango n'imigenzo y'idini kandi ntabwo yazanaga ikiruhuko ku bantu cyangwa se ngizana impinduka mu bantu. Kristo aravuga ati mwigira icyo muvuga, ahubwo mutega amatwi mwemere mbereke ubusobanuro bw'isabato aricyo kiruhuko. Kandi nshaka kuruhura abantu kubera yuko ni umunsi udasanzwe, ari we w'ikiruhuko, kuvugururwa, kubohoka ndetse no guhembuka. Yohana igice cya 7 umurongo wa 23. Yohana igice cya 7 umurongo wa 23. Uwo muntu ku munsi w'isabato, ku munsi w'ikiruhuko, ubwo umuntu akebwa ku isabato ngo amategeko ya Mose atazirurwa. Mw'abafarisayo mwe mwuzuye uburakari, mw'abafarisayo n'abasadukayo mwe muri kuzura umubabaro, muri kuzura umujinya mundakarira bitewe n'uko nkijije
umuntu ku munsi w'isabato, umubiri wose ku munsi w'isabato. tuze Mateyo 12, Mateyo 12 aho tugiye kureba umurongo wa 10. umurongo wa 10 hagira hati, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati, mbese amategeko yemera? Ese birakwiye? Ese amategeko aremera? Ese birakwiye? Ese ni byiza gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamurega. umurongo wa 11 arabasubiza ati, ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Iramutse iguye mu rwobo ku isabato, mbese ntiyayikuramo ku isabato, ku munsi wera, ku munsi w'ikiruhuko? Ese ntabwo yayikuramo ngo ayikure muri urwo rwobo? umurongo wa 12 nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Ese umuntu ntaruta intama? Kubw'ibyo birakwiye, kubw'ibyo biremewe, kubw'ibyo birakwiye, kubw'ibyo ni ugukurikiza amategeko, gukora neza ku munsi w'isabato. umurongo wa 13 maze abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura, kurakira. Ndavuze ngo kurakira, kurakira. Urabona hano iri jambo yuko uku kuboko kwe kwakize. Iki rero nicyo Yesu yashakaga ko bamenya, ababwira ati, bafarisayo, basadukayo, muri kwibagirwa impamvu y'ingenzi ndetse n'intego y'isabato, ni ukugira ngo abantu baruhuke. Urumva ibyo? Urabona ibyo? Rero igihe waruhutse nijoro, umubiri wawe ukaba waruhutse nijoro, ukaba warurushye ndetse warunaniwe muri iryo joro, iyo uryamye ubyuka mu gitondo wongeye gusubizwa intege mu mubiri wawe. Ubwonko niba bwari bwashyushye ukaba utatekerezaga neza bitewe no gukora cyane, iyo usinziriye nijoro, icyo kiruhuko cyo kuba uryamye ugasinzira birakuruhura mu buzima bwawe. Iyo rero nicyo cyakakwiriye gukorwa ku munsi w'isabato, kuko yaramuhembuye. Ikindi, abasha gukira uburwayi yari afite. Rero ibyo nibyo bikwiye uyu munsi wa none. Ndasenze kugira ngo kuri uyu munsi udasanzwe, kuri itana ryo ku cyumweru, ikiruhuko no guhembuka bibe muri buri wese mu izina rya Yesu. Luka 13 umurongo wa 13 umurongo wa 10. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu sinagogi 11, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. umurongo wa 12, Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Mugore, ubohowe iki? Ubumuga bwawe. Ubumuga bwe bwari ubumuga bw'umubiri, ariko hari abantu bafite ubumuga mu bitekerezo byabo, hari abantu bafite ubumuga bwo mu buryo bw'umwuka, hari abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, bwo mu bwonko, hari abantu bafite ubumuga bwo mu mico n'ingeso zabo. Iyo duhuye na Kristo adukorera icyo tudafite. Niba dufite ubumuga bwo mu buryo bw'umwuka, aratubohora. Niba ibyo dufite ari ubumuga bwo mu mico n'imyifatire, aratubohora. Iyo dufite
ubumuga bwo kuba twarangiritse mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo bwacu, mu mico, mu ngeso ndetse no mu buzima bwacu. Kristo icyo akora ni uko aduhindura, akatuvura, ni uko atubohora. Rero niba twaba dufite ubumuga bw'umubiri, ubumuga bwo mu mwuka, ubumuga bwo mu bitekerezo, ubumuga bwo mu mico, nuko Yesu aratubohora, Yesu arakubohora. Yesu yaramubwiye ati dore ubohotse ubumuga bwawe. Turebe ko murongo wa 13 amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, arahagarara yemye ahimbaza Imana. Rero niba twamye tutaboneye mbere, tutagororotse mbere, Kristo nadukoraho araduhindura, turagororoka. Niba utari umeze neza mbere mu buzima bwawe, ukaba utari umeze neza, niba wari umunyabinyoma mu kanwa kawe, ukaba wari umunyabinyoma, ntuvugishe ukuri, Yesu nagukoraho, iyo mvugo yawe irahinduka ndetse n'umutima wawe urahinduka, kubera yuko akuzi umutima agasesekara ku munwa. Nagukoraho uzajya uvuga ukuri, uzajya uvuga ukuri. Ikindi, niba wari indyarya mbere, waba uri mu Baroma ugakora nk'Abaroma, waba uri Yerusalemu ugakora nk'abo Bisirayeli, ukaba utaruboneye muri wowe, ufite ingeso ziboneye, Yesu nagukoraho uyu munsi, kandi arakora buri wese, arakora kuri buri wese uyu munsi, kandi uratungana uri bubonere mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe buzajya buhesha Imana icyubahiro, ibikorwa byawe bizajya bihesha Imana icyubahiro, ndetse n'imyifatire yawe izajya ihesha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Turebe umurongo wa 16 hagira hati, kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze iyi myaka 18 aboshywe na Satani, ntiyari akwiriye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato, kuri uyu munsi w'imihango n'imigenzo yanyu, kuri uyu munsi w'imihango n'imigenzo, kuri uyu munsi mwigijeyo Imana, mugaba mukora ibyo mwishakiye, mukanazitira n'abandi bantu, mukanazitira n'umwana w'Imana Yesu Kristo Data yohereje hano kuri iyi si kugira ngo akore ibyo agambiriye gukora. Yohana igice cya 5 umurongo wa 5, Yohana igice cya 5 hagira hati, hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Ubu bumuga butandukanye n'ubundi bumuga, buri wese aba afite ubumuga bwihariye, kandi ubumuga ubwo aribwo bwose waba ufite, igitangaza kigiye kukubaho. Ubwo bumuga agiye kubugukuraho mu mutima wawe, mu bugingo bwawe, mu bitekerezo byawe, mu mubiri wawe no mu muryango wawe. Ubwo bumuga agiye kubukuraho mu izina rya Yesu. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Hanyuma uwo murongo wa 6, Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire aryamye afite ubwo bumuga. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Manuka ku murongo wa 7. Umurwayi aramusubiza ati, uyu mugabo wari ufite ubumuga, ati, databuja, simfite, reba uko yamubwiye, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nyiza undi antanga kumanukamo. Ntabwo bazagutanga, ntabwo baziba igitangaza cyawe, ntabwo bazakuzitira, bazitire impinduka Imana ishaka kuzana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu.
turebe ku murongo wa munani. Umurongo wa munani ugira uti Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Byuka haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Hanyuma manuka ku murongo wa 9. Umurongo wa 9 hagira ati muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe agira ati aragenda. Bibiliya yongeye ikavuga ngo ubwo hari ku munsi w'isabato. Uwo munsi wari umunsi w'isabato. Mumenye iki, aba bantu b'abanyedini b'abafarisayo n'abasadukayo ntabwo batekerezaga. Uyu mugabo yari amaze imyaka 38 muri ubu bumuga abumaranye iyi myaka yose 38, ndetse no kuza kwa marayika akaza guhindura amazi ntabwo yari yabonye amahirwe yo gukira ubu burwayi, ubu bumuga. Noneho rero Kristo mu kuza iki kibazo cyari cyarananiranye mu myaka 38 aragikemura. Ibyo bireberagabo yari isabato, yari umunsi w'isabato, isabato. Baramubwira bati ntabwo bikwiye yuko wikorera uburiri bwawe ku munsi w'isabato. Mw'abafarisayo n'abasadukayo mwe, ni ikihe kibazo mufite? Nimukwiriye kunezezwa nuko nkize nari maze imyaka 38 mugaye. Mwebwe murashaka kuzana iby'imihango n'imigenzo yanyu, nimukwiriye kubishyira ku ruhande tukishimana tukanezerwa. Ibyo abafarisayo n'abasadukayo batabashije kumufashamo, Yesu yarabimukoreye. Uyu Yesu wari usumba abantu bose ba hano kuri iyi si aravuga ati uyu Yesu niwe wambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Kandi ibyiza nuko namwumvira aho kugira ngo numvire mwebwe mugendera mwabaswe n'imihango n'imigenzo y'idini gusa. Hano dusobanukirwe uburyo Yesu atanga ugukira mu buryo bugaragara busobanutse, ndetse no ku munsi wera w'ikiruhuko. Niba yarabikoraga kiriya gihe, muri iyi minsi none yiteguye kubikora muri wowe mu izina rya Yesu. Icya gatatu, barahindutse, bakiraga indwara se. Ese hari ikindi abantu bagombaga gukora bitegura kujya mu ijuru? Hari benshi bagiye bahindukirira Kristo. Icya mbere, 12 yarabahinduye, abaha imbaraga zo kujya abatuma kujya kubwiriza. Umurimo we ntabwo wari imfabusa. Kabiri, itsinda rya kabiri, 70 abigishwa 70 bari barahindutse. Ikindi, yabahaye imbaraga zo kujya hanze, kuko baje bahamya bati abadayimoni nabo barimo baratwumvira mu izina ryawe. Yesu arababwira ati ntimunezezwe nuko abadayimoni babumvira, ahubwo munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ruvuga ngo hari abahindutse bahindukirira Yesu, kandi aba bahindutse bari bashikamye bahamye mu mwami Yesu. Guhinduka kw'abantu baza kumukiza mu buryo buhoraho. Yohana 9 umurongo wa 35. Umurongo wa 35, Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka. Amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Umurongo wa 36, nawe aramusubiza ati databuja, ninde nkamwizera? Databuja, ninde arihi ngo mwizere? Umurongo wa 37, Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muvugana. Wamubonye kandi uwo muvugana niwe. Rero uyu yarahindutse, arakizwa. Umurongo wa 38, nawe aramubwira ati databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Reba igice cya 11 umurongo wa 43. Yohana 11 umurongo wa 43. Amaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati
Lazaro sohoka, nk'uko ugiye gusohoka aho uyu munsi. Umurongo wa 44, uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Reba ku murongo wa 45, ku murongo wa 45 kwagira kati nuko benshi mu bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo akoze baramwizera. Babonye icyo akoze baramwizera. Benshi muri bo babonye kuzuka kwa Lazaro amaze kuzuka, nuko bibatera kwizera umwami Yesu. Yohana igice cya 20 umurongo wa 30. Yohana 20 umurongo wa 30. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo 31, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Intego y'ibitangaza, impamvu y'ibitangaza nuko bikwiriye kuyobora abo ngabo bakize indwara, babonye ibitangaza, abo ngabo bumvise ibitangaza bigatuma bakizwa bakagira ubugingo buhoraho ku bwa Kristo umwami wacu. Tuze mu byakozwe igice cya 9, byakozwe igihe cya 9 umurongo wa 32. Nuko Petero ajya hose kubasura, ajya no kubera batuye i Luda. Umurongo wa 33, asangayo umugabo witwaga Ayineya wamaze imyaka 8 atava ku buriri kuko yari aremaye. Umurongo wa 34, Petero arabubwira ati Ayineya, Yesu Kristo aragukijije, haguruka wisasire. Uwo mwanya arahaguruka. Niki cyabaye ingaruka ndetse n'umusaruro w'iki gitangaza? Mu murongo wa 35, abatuye, tega amatwi, abatuye i Luda ni Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Uyu niwo musaruro nuko abantu bakijijwe ari benshi. Ku bw'ibyo rero ntidukwiriye gusuzugura ibitangaza, ntidukwiriye gusuzugura ugukora ibitangaza. Ikindi kandi ntidukwiriye gutesha agaciro umurimo wo gukora ibitangaza ndetse no gukira indwara. Turabona yuko abantu bose bamubonye bakurikira umwami Yesu, bahindukirira umwami Yesu. Umurongo wa 40, Petero abaheza bose arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita, haguruka. Aramubwira, arambura amaso, abonye Petero arabyuka, bitewe nuko igitangaza cy'imbaraga z'Imana kingiye mu mubiri we. Arabyuka aricara, yarabyutse aricara. Umurongo wa 41 agira ati Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Umusaruro w'ibyo wabaye uwuhe? Reba umurongo wa 42 hagira hati bimenyekana Yopa hose. Reba umusaruro, reba icyo byabyaye, benshi bizera umwami. Bitewe n'icyo gitangaza benshi bizera umwami Yesu. Ariko abafarisayo bo ntabwo bari babyitayeho, ntabwo bari bitaye guhinduka kw'abantu. Mwari muzi n'impamvu? Icyo batari bafite ndetse na nubwo banezezwaga nuko abandi bakigira.
rero nta gakiza bari bafite. niyo mpamvu gukizwa kw'abandi bantu batabiha agaciro, ntabwo bari barahindutse. niyo mpamvu guhinduka kw'abandi bantu bitabashimishaga. gukiza indwara ntabyo bari bafite. niyo mpamvu batanezezwaga nuko abandi bakira indwara. bo ibyari byarababoshye ndetse n'ibyari byarababase byari idini ndetse n'isabato gusa. icya kabiri, gucirwaho iteka k'urwango ruba mu bubahiriza isabato, mu bubahirizaga isabato. gucirwaho iteka, bari bafite urwango mu mitima yabo bitewe nuko bari bibanze ku kubahiriza isabato ariyo yababase gusa. bitatu muri iyi ngingo ya kabiri. cya mbere, umujinya udakwiye ku bajya impaka z'isabato. bari abanyampaka z'isabato gusa, ntabwo bari bitaye ku mukiza, ntabwo bari bahagarariye umukiza, ntabwo bari bitaye ku byanditswe, ntabwo bari bitaye ku gakiza k'abantu, nta nubwo bari bitaye ku bushake bw'Imana ndetse n'ibyo Imana yashakaga ku bantu, ku miryango ndetse no ku batuye igihugu bose. ahubwo bari abanyampaka z'isabato gusa buzuye umujinya n'uburakari. ntabwo bari bitaye kubera Kristo yumviraga Data wa twese wo mu ijuru. bitewe n'iyo mpamvu urumva ibyo, bari bafite umujinya udakwiye. cya kabiri, ubugome budakwiye bwo kurwanya igikorwa cyo gukiza umuntu, uburwayi. ibyo bari bafite muri bo byari isabato gusa. ariko Kristo yaragambiriye gukiza abantu bakava mu byaha, bakava mu burwaya, bakava kuri Satani ndetse n'imibabaro yo ku isi ndetse n'iy'iteka ryose. aba bari bafite ubugome ndetse n'urwango muri bo rwo kurwanya igikorwa cyo gukiza abantu. cya gatatu, umubabaro w'iteka utegereje abarwanya umukiza. bari bamuhanze amaso kugira ngo babone ibirego, babone ibyo bamurega. kandi aba bari biteguye bagerageza Yesu. bari bafite ubugome, bari bafite umujinya, bari bafite muri bo ubugome ndetse n'urwango rudakwiye. icyari kibategereje ni umubabaro w'iteka byose. icya mbere, umujinya udakwiye kubajya impaka z'isabato, ku banyempaka z'isabato gusa. Luka igice cya gatandatu, Luka gatandatu umurongo wa 10. Luka gatandatu umurongo wa 10. gatandatu umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo abararanganyamo amaso bose abwira wa muntu ati, rambura ukuboko kwawe. arakurambura kurakira. manuka ku murongo wa 11, maze basabiranywa n'uburakari. urabona ibyo? basabiranywa n'uburakari, buzura uburakari, buzura umujinya. kubera iki? kubera yuko Yesu yaramaze gukiza umuntu uburwayi, yaramaze gukora ibyari byarabananiye. basomye isezerano rya kera. uko gusoma irya kera nta gitangaza bakoraga. urumva, muri uko gusenga kwabo, ayo masengesho ntacyo yamariraga abantu, ntacyo yakemuraga mu bantu. Yesu yaraje mu kuza agaragaza icyubahiro cy'Imana, agaragaza imbaraga z'Imana, agaragaza ubushobozi bw'Imana. uyu mugabo akira uburwayi yari afite, buzura ibisazi ry'umujinya ndetse n'uburakari. buzura uburakari, nuko batangira kugambana ku byo bari bumukorere. ndasenze ntituzabe nk'abo mu izina rya Yesu. niba umugore wawe azumvira Imana, hanyuma aho kugira ngo ushime Imana yuko ufite umugore wumvira Imana, aho kugira ngo yumvire abana b'abantu, ukuzura umujinya n'uburakari, ngo uwo mugore wawe ntari kukumvira muri ayo mafuti yawe. reba umugore
arashima Imana, arahesha Imana icyubahiro, arashyira Imana hejuru, arumvira Imana mu buzima bwe. Ariko wowe mugabo ukaba urakaye wuzuye uburakari, ubwo burakari bwawe nta gaciro bufite. Umwana wawe arakijijwe, afite ubuzima bushya, yari umunyangeso mbi imbere, ikindi kandi yari mubi imbere akora amabi, ariko ubu akaba afite ubuzima bushya. Ubuzima bushya, impinduka ye ikaba igaragara, ubuzima bwe impinduka ikaba igaragara. Noneho ukavuga uti ukuzura uburakari, mbe mwana wanjye genda ungurire inzoga, genda ungurire isigara. Uwo mwana akavuga ati papa narakijijwe, iki kintu ndabona ari uburozi kandi sinkwiriye kujya kukugurura uburozi. Ukaba wuzuye uburakari. Umwana wawe ari kumvira Imana, araha icyubahiro Imana, arashyira hejuru Imana, araha agaciro Imana, ibyo bikakurakaza. Ubwo ni uburakari budafite agaciro. Umuntu ni umukristo w'itorero, hakaba wowe uri umuyobozi, ukabwira uwo mukristo kora ibi, kora ibi, kora ibi, mbere yuko uwo mukristo abimenya. Noneho akaba agomba kuvuga yego, mbere akaba yarabikoraga atatekereje, kandi ibyo bintu bikaba bitari bikwiye. Noneho akaba ataratekereje, apfa gukora ibyo yabaga abwiwe. Noneho uwo mwana w'Imana, uwo mukristo akakubwira ati rero muyobozi, mbere warambwiraga ngo nkore ibi, ariko ubu ntibikwiye, kubera ko ibi bintu mbona bitari ibintu bizima, bitari ibintu bikwiye, nabikora agatakaza ugukiranuka no kwezwa. Wowe muyobozi ukaba uri kurakara. Uri kurakazwa n'iki? Uri kurakazwa n'uko uwo mukristo wo mwizera ari gukora ibikwiye. Uwo mukristo ari kuvuga ati jyewe mu itorero icyo maramarije ni ubuzima bwo gukiranuka no kubaka Imana no kuyihesha agaciro. Bitewe n'uko uwo mukristo atakumvira wowe muyobozi ngo akore ibyo umubwiye gukora kandi bidakwiye, bitajyanye no gukiranuka, ukaba uri kuzura uburakari. Urinde, uri hejuru y'Imana se, usumba Imana se, urimo urarakazwa nuko abantu batarimo bakumvira, kandi uri kubabwira ngo bakore bidakwiye n'ubushake bw'Imana. Abo bafarisayo bari barayobye, bari barahabye, bari barayobye inzira, kubera yuko bari buzuye umujinya n'uburakari bidakwiye, bitewe nuko bari abafana b'isabato, abanyedini b'isabato. Yesu umwana w'Imana, mwibuke ko ari umwami w'isabato, ni umwami w'isabato. Ese uzumvira itegeko ry'isabato kuruta uko wakumvira nyiri sabato? Hindura ibitekerezo byawe, ukurikira ibyo gukiranuka no kubaha Imana. Nta mpamvu yo kuzura uburakari, yo kuzura umujinya. Tukaba twaje uyu munsi, turi imbere y'Imana, twazanywe no gusenga, twagakwiriye kubohoka, tugakorera Imana n'ubugingo bwacu bwose n'imitima yacu yose. Tukaba dushaka kugira ngo Imana abe ariyo tugira nyambere mu buzima bwacu. Tukaba dushaka yuko imitima yacu tuyihanga Imana, ndetse tukanibagirwa n'abana b'abantu. Imana akaba ariyo dutekereza. Niba ibyo bikurakaza, ntukwiye kurakara. Icya kabiri, ubugome budakwiye bwo kurwanya igikorwa cyo gukiza abantu. Yona igice cya 4, Yona igice cya 4 umurongo wa 4, Yona igice cya 4 umurongo wa 4. Nuko Uwiteka aramubwira ati, mbese ugize neza ko urakaye? Ese ugize neza ko urakaye? Iyo nkuru murayizi y'ibya Yona yatumwe i Nineve. Hanyuma Uwiteka yamuhaye ubutumwa yagombaga kugeza ku banyaneneve. Yona
ibuka ko Imana ariyo yaremye abo baturage b'Ineneve bose. Yona, umenye ko Imana ari umucamanza w'abo banyaneneve bose, izi uwo icira urubanza, ikindi kandi n'uburyo bwo guca urubanza. Ubu rero yaragutumye, igihe uyigometseho yakugiriye ibambe, yemerera yuko urwo rufi rujya kukuruka hakurya ku butaka. Irakubwira iti dore ngo aya mahirwe ya kabiri, aya mahirwe ubu yabuze iyo ataza kuba ari imbabazi. Imana iti dore ngo uhaye amahirwe ya kabiri. Yona ajya i Nineve, nuko abwiriza ubutumwa. Hasigaye iminsi 40, Nineve ikarimbuka. Icyo gihe umwami w'i Nineve ndetse n'abaturage b'abanyaneneve bose, abari batuye Nineve bose barihanye, bahanga amaso Imana, batakambira Imana. Hanyuma Imana icyo gihe irababarira, ikindi ibaha amahirwe ya kabiri. Iti kubera ko mwihanye ntabwo nkibarimbuye, kuko mbahaye amahirwe ya kabiri. Ayo mahirwe ya kabiri niyo yahaye Yona, ni nayo yahaye abanyaneneve, ntabwo yigeze ibarimbura. Noneho Yona ararakara, Yona wararakara n'uburakari budakwiye. Mbe Yona we, wakagombye kuba warapfuye, waragiye mu muriro, ukaba wararimbutse. Imana yaguhaye amahirwe ya kabiri, yarakubabariye, hanyuma buri kimwe cyose kirahinduka. Ubuzima bwawe ibugira ubuzima bufite umumaro kandi bw'ingirakamaro. Noneho izo mbabazi Imana yeretse Yona, izo nizo mbabazi ndetse n'impuhwe ndetse no kubabarira n'agakiza no gutsindishirizwa. Ibyo nibyo yahaye abanyaneneve. Birakaza Yona, witekerezeho. Aho nuteye utyo, Imana yarakubabariye, Imana yakugiriye neza, ikubabarira ibyaha byawe, ihindura ubuzima bwawe. Kandi hari abantu Imana ishaka kugeraho, bakumva ijambo ry'Imana, bakemezwa ibyaha byabo, bakaza ku Karuvariyo, bakabona agakiza. Noneho rero ku mpamvu iyo ari yo yose, uburyo ukoresha, uburyo n'Imana ikoresha kugira ngo bave mu byaha byabo, ndetse n'igihe Imana iri gukoresha kugira ngo bave muri ibyo byaha byabo, ni nacyo gihe Imana yagukoresheje kugira ngo igukure muri ibyo byaha byawe, ubone agakiza. Uravuga uti Imana ishimwe kuko narakijijwe, Imana ishimwe kuko ubu mfite agakiza, Imana ishimwe kuko nshobora kugaragaza imirongo ya Bibiliya ndayizi. Wayibwiwe n'iki? Ni ukubera ko ufite umwigisha wafashe igihe arakwigisha, aragusobanurira, arakwigisha ndetse akwereka ijambo ry'Imana. Nguko uko wakijijwe, uko wagize ugusobanukirwa kw'ijambo ry'Imana. Uwo mwigisha ni nawe uri gufata icyo gihe, ari kugerageza kugira ngo afashe abakenewe gufashwa ndetse no gusobanukirwa. Naho wowe byarakurakaje, nuko Imana iramubwira iti mbe Yona we, ese ukoze neza kubera yuko urakaye? Ibyo ntibikwiye, ntukwiriye kurakara, ukuzura uburakari. Igihe ineza yakugezeho, reka iyo neza igere no ku bandi bantu. Rero kuba warakazwa nuko abantu bari kubona ibyiza, ntabwo ibyo bikwiye. Icya gatatu, umubabaro w'iteka utegereje abarwanya umukiza. Igihe icyo ari cyo cyose bazaga kuri Kristo, aba bantu bazaga kuri Kristo, bazaga bafite ikintu bashaka kumutega umutego. Ibi byari mu bitekerezo byabo, byari mu mitima yabo. Bari bazi ko akiza abantu indwara, ntabwo bazanywe no gukira indwara, bazaga baje kureba icyo ari bukore kugira ngo babone ibyo bamurega. Bari bazi ko ari umukiza, bari bazi ko arahindura ubuzima bwa benshi
kuko baravuze bati uyu mugabo ari gukora ibitangaza byinshi, nituramuka tumuretse abantu bose bazamwizera kandi bazamukurikira, hanyuma abaroma bazaza bafate igihugu cyacu. Bitewe n'ibyo, niyo mpamvu bamugambaniye, bamucurira imigambi mibi. Imbabazi ze ntizabahinduye, urukundo rwe ntirwabahinduye, impuhwe ze ntabwo zigeze zibahindura. bari bafite uburakari muri bo, ubugome muri bo budashira, kubera yuko bari abatega umwami Yesu imitego. Matayo igice cya 5, Matayo 25 umurongo wa 41, Matayo 25 umurongo wa 41, 25 umurongo wa 41 hagira hati, aba bafarisayo ntabwo bigeze bazi uburyo bwa Kristo, ndetse n'aba bafarisayo basadukayo ntabwo bigeze baza iruhande rw'uburyo bwa Kristo kugira ngo bakorweho, bahinduke, bakire indwara, ikindi kandi babohoke, babe biteguye kuba abantu bajya mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka, mu mibabaro y'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Satani niwe umurezi wa bene data. Aba nabo bazaga bafite ibirego bya sekibi kugira ngo barege umukiza w'abari mu isi. Bitewe n'iyo mpamvu bazamara iteka ryose bari kumwe na Satani na sekibi mu muriro w'iteka byose. Umurongo wa 46, abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Ingingo ya 3 isoza ubu butumwa, umusaruro ushimishije uva mu gukira indwara ku barwayi. Reka tuze muri Matayo igice cya 9, Matayo igice cya 9 aho tugiye gusoma umurongo wa 35. Matayo igice cya 9 umurongo wa 35. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose akora iki? Yigisha mu masinagogi, iki ni icya mbere, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, iki ni icya kabiri, icya gatatu akiza indwara zose n'ubumuga bwose abantu bari bafite. Umurongo wa 36, abonye abantu uko ari benshi, abonye Yesu ntabwo yagendagendaga ahumye amaso, yararebaga. Yesu ntabwo yagendaga hirya no hino yubitse umutwe, yuburaga umutwe, abona abantu. Yabonye abanyabyaha, yabonye abarwayi, yabonye abakandamizwa, yabonye abari mu babaro, yabonye ababaswe n'abadayimoni, yabonye ababyinagaye, yabonye abanyabyaha, yabonye abangiritse, yabonye abantu bose, yabonye abadafite ibyiringiro, yabonye abadafite gifasha, yabonye abantu b'abakene. Abo ari benshi, nuko abagirira impuhwe. Ntabwo yajyanywe no kubaciraho iteka, no kubacira urubanza. Ntabwo yajyanywe no kubasebya, ntabwo yajyanywe no kubanegura, ntabwo yajyanywe no kubatesha agaciro, ntabwo yajyanywe no kubifuriza ko barimbuka. Yabagiriye impuhwe kubera yuko bari barushye. Ntabwo yabagaye bitewe n'imico, ingeso, imyifatire n'imikorere byabo, ahubwo niyo mpamvu ntabwo yigeze abagaya, ahubwo yarabababariye, arabababarira, abagirira impuhwe, abagirira urukundo, bitewe n'uko bari barushye, batatanye, bameze nk'intama zitagira umwungeri. Hanyuma umurongo wa 37, maze abwira abigishwa be ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Yari afite abigishwa 12, ariko
abasaruzi ni bake. Amaze kugira 70, abasaruzi bari bakiri bake. Hariho abantu bameze nk'abafarisayo, ishyari ryabo ndetse n'ubugome bwabo. Urumva ibyo? Mwibuke Yohana na Yakobo bati twabonye abantu bari kwirukana abadayimoni turababuza. Mbe Yoha, mbe Yako, murimo murakora ibiki? Mbese ntabwo mwibuka amagambo ya Yesu yavuze ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Akamero ka Adamu mu mwana w'umuntu niko gatuma umuntu agira ishyari, akamero ka Adamu kaba mu muntu niko gatuma mu gihe abona ko ibisarurwa ari byinshi ariko abasaruzi ari bake, ni nako gatuma uwo muntu atagira icyo akora, nacyo gatuma uwo muntu atishimira yuko hagira abahagurukira gukorera Imana. Nta muntu uri gukoraho, nta muntu uri kugeraho, uri kugezaho ubutumwa. Kandi hari abana b'Imana bandi benshi Imana ishaka guhagurutsa, ikabahagurutsa kugira ngo babe abakozi mu ruzabibu rw'Imana. Umuntu ufite umutima utejejwe, utaboneye, azuzura ishyari. Abo bafarisayo n'abasadukayo, ishyari ndetse n'urwango nibyo byabayoboye gukora ibi bintu byose, bituma bahinduka abarimbuzi. Aho kugira ngo batume abantu bahinduka, aho kugira ngo batume abantu bagira umumaro, bakabasenya ndetse bakabarimbura, aho kugira ngo abategurire inzira zo kugira ngo baze binjire mu basaruzi bo gusarura abantu mu bwami bw'Imana, ahubwo barutagaho kuba abajya mu muriro. Reka duhindure, reka duhinduke mu mitima yacu, reka dukingure inzugi kugira ngo abandi bashobora gukorera Imana bahaguruke bayikorere. Nuko abwira abigishwa bati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Mu murongo wa 38 yarababwiye ati nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Turebe igice cya 10 umurongo wa mbere. Igice cya 10 umurongo wa mbere hagira hati Umwami Yesu yahamagaye 12 abaha imbaraga zo gukiza indwara, imbaraga zo kubohora abantu ndetse n'imbaraga zo kurokora abarimbuka, zo gukiza abarimbuka. Ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni, Ese urabona ibyo Yesu yakoze? We nta shyari ndetse n'uburakari yari afite bwo kugira ngo yigumanire izo mbaraga zose. Yahamagaye aba 12, ntabwo yigeze avuga ati rero njyewe nshaka kuba hejuru yanyu. Yari hejuru yabo birumvikana, ndetse yaranabarutaga, ariko ntabwo yigeze avuga ati izi mbaraga ndashaka kuzigumanira. Ntabwo yigeze atekereza atyo. Abantu b'abanyeshyari nta kamero ka Kristo bagira, kuko baba badashaka ko ibyo bafite batabigeza ku bandi. Abo nibo usanga batanashaka no guhugura abandi kugira ngo bagire ibyo bafite. Ariko Yesu Kristo ntiyari ateye atyo. Dukwiriye kugira umutima wa Kristo, umwuka wa Kristo, tukagira n'imico n'ingeso bya Kristo, tukemerera abandi bantu bakagira ibyo dufite, bakamenya ibyo dufite, bagakora ibyo dukora, kugira ngo ibisarurwa bize mu bwami bw'Imana kandi benshi bakizwe, ndetse no muri iki gihe cyacu mu izina rya Yesu. Hanyuma wowe uraho mbwira, hanyuma amaze guhamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga
bwose, gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Hanyuma ku murongo wa karindwi ureba icyo tubwirwa: nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Umurongo wa 8, mukize abarwayi. Reba ibyo yababwiye: mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Nasenze kugira ngo umutima wa Kristo buri wese muri twe awugire. Ibintu bitatu dusoza ubutumwa: icya mbere, kwizerwa mu kwitangira umusaruro wo guhinduka kw'abantu. kabiri, iminsi mike yo gukiza indwara abarwayi. gatatu, umwete wo gukora kubera bajya mu ijuru. Umwete wo gukora kubera bajya mu ijuru. icya mbere, kwizerwa mu kwitangira umusaruro wo guhinduka kw'abantu. Kwizerwa ndetse no kwitangira umusaruro wo guhinduka kw'abantu. Yohana igice cya 4 umurongo wa 34. Yohana igice cya 4 umurongo wa 34. Hano umwami Yesu Kristo yarababwiye ati: ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Ibyo kurya, ibyo nishimira, ibyo ngirira inyota, umunezero wanjye ndetse n'intumbero yanjye, ibyo nibanzeho n'ibyo gukora ibyo uwantumye ashaka ko nkora ndetse no kurangiza umurimo we. Uku kwitanga niko yaduhaye, uku kumaramaza niko yaduhaye. Iyi ntumbero ni nako yahaye bamukurikira bose n'abigishwa be bose. Uwo ni wowe nanjye. Umurongo wa 35 uhagira kati: mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira, nimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Umurongo wa 36 haratubwira ngo umusaruzi ahabwe ibihembo, ateranirize imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe. Umubibyi n'umusaruzi banezeranwe. Umurongo wa 37 wagira ati: kuko iri jambo ari ry'ukuri ngo habiba umwe hagasarura undi. Umurongo wa 38, nabatumye gusarura. Nabatumye. Yesu ati nabatumye, yaradutumye. Nk'uko Data wo mu ijuru yamutumye, ni nako Yesu adutuma. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. icya kabiri, iminsi mike yo gukiza indwara abarwayi. Iminsi mike. Urabona ayo magambo uko ara abiri: make, iminsi mike. Ese watekereza ko Yesu yakijije abantu iminsi mike, ngo akaba arabwirije ntakiza abantu indwara, agakiza abantu indwara ntabwirize? Oya. Hari iminsi yabwirizaga akanakiza n'abantu indwara. Hari iminsi yigishaga abantu akanakiza n'abantu indwara, kubera yuko iminsi yose yakizaga abantu indwara. Ikindi kandi akanabwiriza ndetse akanigisha. Tuze muri Matayo igice cya 4. Matayo igice cya 4 umurongo wa 27. Matayo igice cya 4 27. Yesu agenda Galilaya, anyura Galilaya hose. Yageze muri uyu murwa ndetse no muri uyu mudugudu inshuro nyinshi. Yagendaga inshuro nyinshi yigisha mu isinagogi ndetse anabwiriza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ikindi kandi akanakiza n'indwara. Urabona ngo akanakiza n'indwara. Yigishaga mu isinagogi, akabwiriza mu isinagogi. Ikindi kandi akanakiza indwara zose n'ubumuga bwose mu bantu. Yabikoraga ahozaho, natwe tuzabikora buri gihe. Yarabikoraga buri gihe, natwe tuzabikora.
yarasaruraga buri gihe, natwe tuzasarura. Yarabwirizaga buri gihe, natwe tuzabwiriza buri gihe. Yakizaga abantu indwara buri gihe, natwe tugomba gukiza abantu indwara. Ntawe umuntu ukwiriye kubisuzugura. Yesu yarabikoze, kandi na Yesu aracyabikora uyu munsi wa none. Uko yari ari niko ari, ni nako azahora witeka ryose. Ibyo yahoraga akora iminsi yose ni nako natwe dukwiriye gukomeza kubikora iminsi yose mu izina rya Yesu. Mwamereje amen aho. Icya gatatu tugiye kureba umwete wo gukora kubera bajya mu ijuru. Umwete wo gukora kubera bajya mu ijuru. Tuze mu Baroma igice cya 12. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 6. Abaroma 12 dusome duhereye ku murongo wa 6. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugire umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha. Manuka ku murongo wa 8. Cyangwa uhugura agire umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Ugira imbabazi azigire anezerewe. Uramutse urebye iyi mirongo haravuga ngo ugabura iby'Imana, ufasha abandi, ugaragaza imbabazi. Hariho umurimo buri wese akwiriye gukora. Urafite umurimo ugomba gukora. Ukora atya. Mfite umurimo ngomba gukora, nawe ufite umurimo ugomba gukora. Buri wese afite umurimo aba agomba gukora, kandi igihe wishishikariye gukora umurimo ukwiye gukora, mugenzi wawe ntakwiriye kukubuza amahwemo avuga ngo reka ibyo hanyuma uze ukora ibyo nkora. Ufite umurimo, uhanga amaso. Kanaka afite umurimo, nawe ukore. Mfite umurimo, ni nkukore. Kandi mfite umurimo ndetse n'umuhamagaro. Nkwiriye kwita ku muhamagaro n'umurimo nkora. Ntukwiriye unsebya ngo ndimo ndakora ibi. Ndimo ndakora ibyo Imana yampamagariye. Abafarisayo nta mpamvu yakwiriye gutuma bagira umujinya, kuko ijambo ry'Imana ngo ugabura iby'Imana abikore, uwigisha abikore, uhanura abikore. Reka twese mu byo dushoboye gukora, mu byo Imana duhamagariye gukora, tubikore, kandi tubikore dufite ishyaka n'umwete. Reba umurongo wa 11 hagira hati ku by'umwete ntimube ibyangwe. Hano aravuga ku murimo Imana yaguhamagariye gukora, gira umwete. Ku by'umwete ntimube ibyangwe. Muhirimbane mu mitima, mukorera umwami wacu. Ishyaka mu bugingo bwawe, ishyaka mu mutima wawe, kandi iryo shyaka rikwiriye gutwika imirama yose iri muri wowe mu izina rya Yesu. Kandi uwo muriro igihe uri kwaka, ntuzasinzira, ntuzanohondobera, ntuzaba umunebwe, ntuzaba inkorabusa, ntuzabura aho wicaye ahantu hamwe gusa. Uzagira ishyaka n'umwete ukorera Imana mu izina rya Yesu. Imbaraga zo gukorera iyo Mana, Imana igiye kuziguha. Imbaraga zo kuyikorera, Imana igiye kuziguha. Ubuzima buzira umuze ndetse n'imbaraga n'ubushobozi bwo kuyikorera, Imana igiye kubiguha mu izina rya Yesu. Urihe? Haguruka, shaka kukubona. Uramenye, ntuhishe uburanga bwawe, ntuhishe mu maso yawe. Uko umeze niko imbaraga zawe zizangana. Imbaraga uko iminsi yo kurama kwawe izangana, niko n'imbaraga zawe zizangana mu izina rya Yesu. Nuko ntumbereye gukora umurimo Imana yampamagariye, nawe uzatumbera umurimo Imana yaguhamagariye gukora. Imbaraga zabana nawe, ubutware bw'Imana buzabana nawe, kandi nta mufarisayo, nta musadukayo uzazitira kujya mbere kwawe mu izina rya Yesu.
yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umuhungu, yaba ari umukobwa, uwo ari we wese Imana yaguhamagariye kugira icyo ukora, kandi umuhamagaro w'Imana ntabwo uzaba ubusa mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uzahaguruka ugiye kujya mbere, ugiye gukora, uzabwiriza, kandi imbaraga z'Uwiteka n'imbaraga z'Uwiteka no kubana n'Uwiteka bizashimangira umurimo ukora, ukorera Imana kubwo guhesha icyubahiro Imana n'agakiza k'abantu mu izina rya Yesu. Igihe kirageze cyo kugira ngo wibagirwe igihe cyashize, hanga amaso igihe kizaza, ukora ibyo Imana yaguhamagariye gukora. Uzabikora, vuga uti nzabikora, ngomba kubikora, nshobora kubikora, Imana izajyana nawe. Fungura akanwa kawe, fungura akanwa kawe, usenge Imana, ubwire Imana uti Mana ndi hano, Mana ndi hano, Mana ndi hano, nzagukorera kandi nzagukorera pe.